Imana idukunda, Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe, Imana yaduhamagaye katugabiza uyu murimo kugira ngo itwihesherezeho icyubahiro. Turagushimiye, komeza kubana natwe, udushyigikire, ubane natwe, uhagarare natwe, kandi iyi mitima yose igirirwe neza buri umwe ku byifuzo ufite, buri umwe umugirire neza bitewe n'uko akwifuza. Urakoze. Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Yes, reka twongere tubahe ikaze n'ubundi ni ya YouTube channel yanyu. YouTube channel nababwiye yuko izajya bagezaho ibiganiro bitandukanye, ariko byose bifite aho bihuriye n'iyobokamana. Ni muri ubwo buryo uyu munsi hamwe n'umukozi w'Imana Kanani Jean Baptiste twamuhamagaye kugira ngo noneho abagezeho ijambo ry'Imana. Turabararikira mwese kurikurikirana mpaka rirangiye, kuko byanga byakunda hari icyo riraza kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari ahantu uraza kuva, hari naho uraza kugera. Tuguhaye ikaze mukozi w'Imana kugira ngo ubwirize ubwoko bw'Imana ijambo wabateguriye uyu munsi. Abanyarwanda mwese reka mbibutse mukore subscribe, kuko aha hantu mugiye kuzajya muharira iby'umwuka kandi bitandukanye. Tuguhaye ikaze. Murakoze kuduha ikaze, Imana ibahe umugisha. Nk'uko tumaze kumenyerana, nitwa Kanani Jean Baptiste, ndi umugabo wubatse, nkaba ntuye muri uno mujyi wa Kigali, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo. Imana iduhane umugisha. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, katubanze dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana idukunda, Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe, Imana yaduhamagaye katugabiza uyu murimo kugira ngo itwihesherezeho icyubahiro. Turagushimiye, komeza kubana natwe, udushyigikire, ubane natwe, uhagarare natwe, kandi iyi mitima yose igirirwe neza buri umwe ku byifuzo ufite, buri umwe umugirire neza bitewe n'uko akwifuza. Urakoze. Abatarakizwa bahemburwe n'iri jambo kandi bakizwe, abibagiwe umuhamagaro n'abaguye ugendere mu iri jambo, ubibutse umuhamagaro kandi ubabyutse. Abari batentebutse iri jambo urigenderemo, kandi uba ari wowe wivugira kugira ngo ubambike izindi mbaraga. Urakoze, turagushimiye. Komeza kubana natwe, dushyigikire muri byose, kandi iri jambo rishorere kugeza aho ushaka ko rigera. Ndagushimiye ko ubikoze. Tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Twifashishe ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 125. Turahera ku murongo waho wa mbere tugere ku murongo wa kabiri. Turakomeza dusome n'ikindi gice cy'ikindi gitabo, ubundi tuganire muri make, dukuremo insanganyamatsiko, dukuremo n'icyifuzo cyo gusengera Imana iduhane umugisha. Kadusome ijambo ry'Imana. Murongo wa mbere haravuze ngo, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Kansubiremo kugira ngo tubyumve neza. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni
utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusome n'andi magambo y'Imana ari buze kudufasha. Soma andi magambo y'Imana nayo ari butubere inyunganizi. Ni amagambo dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice byaho, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice byaho 18, ibice byaho 18, tusome ku murongo wa 36. Kadusome. Haravuze ngo, nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Intego y'amagambo y'Imana tugiye kuganiraho, yahaye intego ivuga ngo Imana ije kugendana n'abayiringiye, abatayiringiye bakorwe n'isoni. Subiremo. Ni intego nahaye, ni intego y'ijambo natekereje ivuga ko Imana ije kugendana n'abantu bayiringiye, abatayiringiye bagakorwa, abatayiringiye bakorwe n'isoni. Twifashishije Zaburi 125 umurongo wa mbere. Ni Zaburi ya Dawidi, Zaburi y'amazamuka. Ni indirimbo Dawidi yaririmbye, kandi yari afite impamvu nyinshi zimuteye kuririmba ko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhoramye iteka ryose. Arangije arahamya aravuga ngo, nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Dawidi uyu nguyu wavugaga aya magambo ni umwe mu bagabo bayoboye Isiraheli. Yari umugabo rero wagize ubuhamya butandukanye. Yavukaga kwa Sesayi, yari umwana mutoya, kandi kera muri Isiraheli umwana muto yakundaga kuba hafi y'ababyeyi, akaragira intama, akabafasha uturimo two mu rugo. Mu yandi magambo, umurimo Bibiliya igaragaza ko yakoze cyane nuko yabaye mu ntama z'iwabo kwa Yesayi. Muko kuba mu ntama, ubuhamya Bibiliya iduhabwe nuko yajyaga harwanira intambara nyinshi zitandukanye, ariko Imana ikaba mu ruhande rwe kuko ayiringiye. Niyo mpamvu intego y'ijambo ivuze ngo Imana ije guhagararana n'abayiringiye, abatayiringiye bakorwe n'isoni. Zaburi ya 23 umurongo waho wa 3 ntekereza kugeza ku wa 5, iravuga ngo nta muntu uzakorwa n'isoni yiringiye Uwiteka. Siko bizaba mu bagutegereza, nta uzakorwa n'isoni, kereka bava mu masezerano nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Bishatse kuvuga ngo Imana ntiyakwemera gukoza umuntu isoni kandi ayiringiye. Imana idusure kandi tugire neza. Nawe ushobora kuba ufite byinshi umaze iminsi uhamagaramo Imana, cyangwa uyitegerejeho, cyangwa usengera. Intambwe ya mbere ugomba gutera ni ukwiringira Uwiteka, ubundi ukazamura ibyiringiro, ukizera Imana.
ugakora ugasenga, cyangwa n'ibyo ukora ukabikora wizeye ko harimo ukuboko kwawe, ariko wiringiye Imana ko nayo harimo n'ukuboko kwayo. Imana idusure kandi tugire neza. Dawidi rero yabanye n'Imana mu bwo bushumba bwe mu ishyamba. Igihe kimwe Bibiliya itubwira ko yajyaga aterwa n'intare n'idubu, ariko bishaka gutwara intama akarwana nabyo, akabivutaguza, akabyica. Niko Bibiliya itubwira. Mu kuvuga rero ngo mu kuririmba indirimbo avuga ngo abiringiye Uwiteka, yari afite ubuhamya bufatika, kuko yari yaringiye Uwiteka. Ntiyamukoze isoni imbere y'idubu, ntiyamukoze isoni imbere y'intare. N'igihe cyo kwimikwa ngo abe umwami wa Isiraheli, yari umugabo wo guhamya. Imana yabaye mu ruhande rwe, ituma umuhanuzi amwimikisha amavuta itarobanura ku butoni. Hari bakuru be b'abasirikare bakomeye babaga mu ngabo za Isiraheli. Babanza gutekereza ko bashingiye ku buranga, ku bwiza, ku mashuri, ku cyubahiro, aribo bakimitswe bakaba abami. Ariko umuhanuzi Imana yari yatumye kugira ngo yimike umwami mu rugo rwo kwa Esayi, bose arabagaya, ahubwo ahamagaza uwari uragiye intama. Akihagera amusukaho amavuta, amwimikira kuba umwami wa Isiraheli. Ubwo ni ubuhamya yari yarabonye ko Imana iyo uyiringiye itagukoza isoni. Bakuru be rero bari baje bigize neza ko aribo bagiye kuba abami, cyangwa aribo bari butoranywemo. Arangije bakorerwa n'isoni imbere ya Dawidi. Wiringiye Uwiteka, Imana idakoze isoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Turi kwa aya magambo rero, nta muntu wiringiye Imana ngo akorwe n'isoni. Niko Bibiliya imaze kutubwira. Yatubwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Iyo wiringiye Uwiteka uba ufite uburinzi. Iyo wiringiye Uwiteka uba ufite kivugira. Iyo wiringiye Uwiteka agukorera ibyananiye abantu, kandi akugereraho abantu batari kubasha kugera. Uwiteka kubera ibyiringiro. Uwiteka yivanga mu byawe. Uwiteka arakurengera akagutabara. Uwiteka agendana nawe. Uwiteka azamura izina ryawe. Uwiteka yubaka ubuhamya bwawe. Uwiteka aguterekaho abantu batatekerezaga ko wagera. Nibyo yakoreye Dawidi, amugira umwami wa Isiraheli. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tukiri aha rero, nifuza njya mbona abantu benshi dukunda gusenga mu buryo butandukanye, tukinginga Imana, tuyisaba byinshi bitandukanye. Ariko mbere yo gusenga Imana ugira ibyo uyisaba, banza urebe nimba umubano wawe n'Imana umeze neza. Nurangiza uyiringire, kandi ibyo udashoboye, iby'amaboko yawe adashoboye, iby'amafaranga yawe adashoboye, iby'icyubahiro cyawe kidashoboye, umenye ko hari Imana yabishobora. Uyiringire kuko ari Imana ishobora byose. Twasomye rero aya magambo tugira ngo tuyifashishe, tubabwira ko Imana iyo uyiringiye ikubera byose. Ushobora kwiringira Imana udafite epfo na ruguru, uri imfubyi, uri umupfakazi, ariko Imana ikakubera ibyiringiro, ikakubera byose, ikakubera bya bindi bya byifuzo byose, ikakubera umuryango, ikakubera ikaguha abavandimwe, ikaguha inshuti, ikakubera imibereho, kubera ko wayiringiye. Kuko indirimbo nkunze kumva ivuga ngo abiringiye abantu barabahemukira, ariko Uwiteka iyo umwiringiye ntabwo ajya gukoza isoni. Hari abantu natwe twagiye twiringira, bahiga n'imihigo ku buzima bwacu, bagira n'ibyo bemera ko bazadukorera, ariko kuko ari abantu nyine kandi tutabatera ibuye, intege zabo zigeraho zigarukira, imbaraga zabo zigeraho zigarukira, babivuga none ejo bakabyibagirwa. Twarabategereje ntitwababona, ariko twiringiye Uwiteka. Nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Imana ivugana natwe, ibyo ivuze igira gute? Irabisohoza. Nibuka tugihamagarwa, twagiye dusenga Imana ikavugana natwe.
igenda ivuga ibintu dukurikije amateka y'aho dukomoka. Tuzabivuga mu buhamya ubutaha, kuko twebwe tuvuka mu miryango iciriritse yo hasi, tuzi kubwirirwa, tuzi kuburara, tuzi kwambara ubusa, tuzi kuvugwa, tuzi n'ibindi byose twagiye tubinyuramo. Ariko tumaze guhamagarwa n'Imana, tuvugana n'Imana, ivugana natwe ko izagenda ihindura amateka, itubwira ko tuzaba ko izaduha imibereho, tugenda twumva tutabishyikira dukurikije amateka y'aho tuvuka n'imiryango tuvukamo. Ariko turi abagabo bo guhamya ko Imana yagiye ibikora, ni ruto ni ruto. Abiringiye Uwiteka rero ntago bazakorwa n'isoni. Nkanjye nkimara gukizwa 2009 nagize amahirwe yo gukirizwa mu bantu basenga Imana kandi ikavugana nabo. Nanjye ndabikunda kuko nari mvuye mu byaha, nkuko nabahaye ubuhamya mu kiganiro cyatambutse. Mvuye mu byaha, mu businzi, mu burara, mu buraya, mu bindi bintu byinshi, n'ubujura ndetse n'ibiyobyabwenge. Nari ntangiye kujya mu kigare kibinywesha, biranyica, mbivaho ndabizinukwa, ariko nabyo nari nabitangiye. Imana inyikurira aho hantu hameze gutyo, inyihera agakiza, ntangira kuvugana n'Imana. Utari ufite gisunika, utari ufite ibyo yakwishingikirizaho, utari ufite ubuzima, utari ufite imibereho, Imana ikajya imbwira ko izangirira neza. Ntago nari nzi ko gukora ubukwe bibaho. Nkimara gukizwa ninjira muri korari imwe mu mujyi wa Kigali, ndasenga, tukajya tusenga amasengesho yo kwiriza ya nimugoroba. Nanjye aho ndi mu kazi nkasenga Imana, nava mu kazi nkapfukama imbere y'igitanda nkasenga, nkagirana ibihe byiza n'Imana. Imana impindura umwizerwa, ikajya ivugana nanjye. Nkajya ndota nakoze ubukwe, ariko nkumva si ibintu byanjye, nkumva ntawo mu muryango wacu wakoze ubukwe, dore ko no mu muryango wacu ari igihe wakoze ubukwe bwa mbere. Ndabafungurira, numvaga rero bitabaho. Ndangije ndenda nizera, mbona akazi keza, mbona gutunga amafaranga birashoboka, mbona guhembwa umushahara mwiza birashoboka, ntarigeze mbyizera. Mbona kurya birashoboka, kwambara neza mu mujyi mbona birashoboka, kwishyura inzu y'abandi mbona birashoboka. Ibyo bivamo ntangira umushinga w'ubukwe, nkubitana na entreprise imwe impakazi mu kuzenguruka iki gihugu dukora ako kazi k'abakanyamigezi. Mbona ibyo yavuze birasohoye, mpuza n'umukobwa yagiye imbwira kera, yarampaye ibimenyetso, nzabibaha mu buhamya. Yari muri Kongo, ndi mu Rwanda, imbwira ko impaye umugore. Impa ibimenyetso ndabyandika, iza kuduhuza ndi mu kazi, duhuriraho bita Nyamagabe mu Cyanika, cyangwa aho bita mu Miko, mu murenge wa Gitega. Dukora ubukwe, ubu niwe umbyariye abana 6, turabanye. Ariko nkiraho mbona iby'ubukwe birakunze, ntangira nkomeza gusenga Imana, imbwira ko izampa inzu ndetse mu mujyi wa Kigali. Nkumva ni ibintu bidashoboka, ko nabonaga abantu batuye mu mujyi wa Kigali, nkabona ntapfundura n'imishumi y'inkweto zabo, nkabona ari abaherwe, nkabona hari abantu babikwiriye, jye sindimo. Ariko kubwo kwiringira Uwiteka, igenda ivugana nanjye ko izabikora. Ubu yarabikoze, yarabikoze. Tubwira ko tuzabyara, turabyara. Itubwira imibereho, tubona hari agacu, hari Imana iri kugenda ikora. Tubaye mu mujyi wa Kigali kuva 95 kugeza uyu munsi. Turi mu mujyi wa Kigali, turarya, turanywa, turambara, dukora ivugabutumwa, turatwerera nk'ibyo n'abandi bakora. Udukeneye, dufite uburyo icyo twakora ku icyo kibazo, tukanamusengera, ariko twagize n'icyo dukora. Imana idusure kandi tugire neza. Tumye amagambo rero atubwira ko tugomba kwiringira Uwiteka, kuko Imana ihagararana n'abayiringiye, abatayiringiye ikabareka bagakorwa n'isoni. Twasomye n'andi magambo meza nshaka gukoraho gatoya dusoza. Ni amagambo dusomye mu gitabo cya 18, mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18, murongo wa 30. Hatubwiye ngo nuko Eliya agejeje mu gihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro, aravuga ati: Uwiteka Mana ya Isiraheli,
uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo kubw'ijambo ryawe, icyubahiro kibi cy'Imana. Izi ni inkuru za Eliya nawe muri Isiraheli bigeze batakaza kubaha Imana, batakaza gukorera Imana, bajya mu ntege nkeya. Icyo gihe hariho umwami witwaga Ahabu afite umugore witwa Yezebeli wari waravuye iwabo mu bigirwamana. Ageze hariya atangira kwica abahanuzi, arwanya umuco mwiza wo gusenga, atangira kwimika ibigirwamana. Abahanuzi b'Imana arabica, ahubwo abahanuzi ba Bayali batangira kuba ari bo baba benshi, n'abashera bose hamwe baba 850. Batangira gusenga ibigirwamana ku mugaragaro, bakorera ibigirwamana ku mugaragaro. Ariko Eliya yari agikomeje kwiringira Uwiteka Imana yacu, iduhane umugisha. Arangije agira ifuheri yaho yarari, ntago ndi bubivuga. Yarabanje araza avuma ikirere, ahagarika imvura imyaka 3. Arangije amaze kwihagarika abona ibyo ntibihagije, haraza ateranya Abisiraheli, arababwira ati ubu koko twemere abantu basenge Shera na Bayali, turi abakozi b'Imana, twarahamagawe n'Imana, yaravuganye natwe ikabikora, yarigeze igira ikikora imbere y'abatubanjirije, yarakije abasogokuruza inyanja itukura. Ubu koko tureke Bayali na Shera biba ari byo bikomeza gusengwa? Arabahamagara aravuga ati muze tujye inama, muve mu rugabangabo, mumenye nimba mugomba gusenga Imana nyamana ya Isiraheli, nimba mugomba gusenga Bayali cyangwa Shera. Ariko tugiye gutamba ibitambo, Imana iri bwigaragarize mu gutwika igitambo, igatwika igitambo. Iyo ngiyo niyo turi bukore. Arangije abwira abahanuzi arababwira ati nimwe benshi mutambe icyanyu igitambo, nimurangiza muhamagare Bayali cyangwa Shera, nitwika igitambo nanjye ndubarara ndasenga ibyo bigirwamana byanyu. Ariko nibyanga nanjye nimpamagara Imana ya Isiraheli ikagira icyo ikora, natwe turaba ariyo tugira gute dusenga. Nihuse senze bagera naho bikebagura, bahamagara Bayali kuko ari ikigirwamana. Ntago Bayali yigeze ibumvira, ariko ngo ageze igihe cyo guhamagara Imana yacu dusenga, ya yindi ivuga igakora, ya yindi idatuma umuntu wayiringiye akorwa n'isoni, ya yindi ihagararana n'abayiringiye haba mu makuba no mu byago, ntiyemere ko bakorwa n'isoni, ya yindi ihagararana n'umuntu uyiringiye mu kibazo cyari cyo cyose, ikamukingira ntakorwe n'isoni kuko ari Imana nyamana. Irangije arayihamagara aravuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Ndashaka kukura Abisiraheli mu rugabangabo, ndashaka ko uyu munsi gusenga Bayali bicika, wigaragaze, abagutaye bakugarukire, twongere tuba ari wowe dusenga. Maze arayihamagara, itwika igitambo. Abisiraheli bataye Uwiteka, barubararara, barongera baravuga ngo Uwiteka ni we Mana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusoza, ndashaka kuvuga ku nkuru gatoya, inkuru iboneka muri Daniyeli 3:16 ya Saduraka, Meshaki na Abedenego. Icyo gihe umwami wabo, ntago ndi bujye mu nkuru ndende, yari yashyizeho igishushanyo, abigira itegeko ko bagomba kucyubararira. Ntiyamenya ko ari Abayuda biringiye Uwiteka, ko bafite byinshi bavuganye n'Imana. Ahari Imana mu bunyage yarabarokoye, irabarengera. Ahari ni nayo yabazamuye, dore ko abarokore benshi Imana ikora ibintu yabanje kubivugana nabo. Bari bafite imvugo nyinshi z'Imana, bazi viziyo y'Imana ku buzima bwabo, bazi aho Imana ibavanye, bazi n'aho ibagejeje, bazi n'ibyo yibwira kubagirira hari imbere, kuko Imana igivugana n'abantu bayisenga. Barangije barayiringira, banga gupfukamira ibigirwamana. Haleluya. Banga gupfukamira ibigirwamana. Bamaze kwanga gupfukamira ibigirwamana, nuko barababoha, babajugunya mu itanura ry'umuriro. Imana ibarinda gukorwa n'isoni, irababohora mu itanura, basohokamo nta n'umwotsi ubanukaho, kuko ari isezerano yaduhaye ko abayiringiye batazakorwa n'isoni. Ariko ababajugunyemo, ntego y'ijambo yavugaga ngo ije guhagararana n'abayiringiye, cyangwa ije kugendana n'abayiringiye, abatayiringiye bakorwa n'isoni. Abapagani bababoshye
babandi batizera Imana bababoshye babajugunya mu itanura ry'umuriro, bamaze kubajugunyamo ibirimi by'umuriro birabasumira, bo birabatwika, nyamara bageze mu muriro kubera biringiye Uwiteka basohokamo nta n'umwotsi ubanukamo. mu mpere Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Ntego y'amagambo nagira ngo nawe wiringire Uwiteka, ibibazo uhagazemo simbizi, ibigeragezo ufite simbizi, ibyifuzo ufite simbizi, imisozi uri guterera mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri sinyizi, ibyifuzo bituza umutima, agahinda ufite ku mutima sinkazi, ariko nakuzanira ijambo rivuga ngo Imana ije guhagararana n'abantu bayiringiye. Nimba uyiringiye, ije gusunika ubwo burwayi, ije gusunika iyo misozi, ije gusunika ibyo byifuzo, igiye kugukorera icyo kintu wabonaga kigiye kugukoza isoni. Imana ivuganye nawe mw'iri jambo ko itari bwemere ko isoni zigukora, ahubwo ije guhagararana nawe kuko wayiringiye. Abakorwa n'isoni n'abatiringira Uwiteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Saduraka na Meshaki na Abedenego ibarinda gukorwa n'isoni kuko bayiringiye, ariko ababajugunyemo iremera, isoni zirabakora, ibirimi by'umuriro birabasumira. Nuko bigaragaje itandukaniro ry'abayiringiye n'abatayiringiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Soza tugiye gusenga Imana, ariko twibaza ikibazo kivuga ngo aho mu byifuzo maranye iminsi mbona bidatsimbuka, nk'ubu burwayi maranye iminsi mbona budakira, mwizi ntego nihaye mbona ntarasa ku ntego, ahari nubwo mbisengera Imana, ahari nubwo niyiriza, nubwo nirinda ibyaha n'ibisa nabyo, ahari niringira Uwiteka uko bikwiriye. Kangu utuntu nkubwira ibintu bibiri bizatuma wiringira Uwiteka neza kandi uhamanya n'Uwiteka. Uzabanze wihana icyaha, ukuri icyaha imbere y'Imana, ubundi numara kwihana icyaha wagikuye imbere y'amaso y'Imana, ubone kwizera neza, uzi neza ko nta gikuteranya n'iki n'Imana. Haleluya. Nimba rero bimeze bityo, tugiye gusengana tubwira Imana ngo Mana turakwiringiye, ziriya soni zari zije ziturutse mu kazi n'ahandi, ziturutse mu baturanyi n'ahandi, ibi bintu nabonaga bigiye kunkoza isoni, ni wowe niringiye ngo uhagararane nanjye nk'uko wahagararanye na Saduraka na Meshaki na Abedenego, nk'uko wahagararanye na Dawidi mu ishyamba ukamurinda gukorwa n'isoni, cyangwa ukabarinda gukorwa n'isoni. Nanjye hagararana nanjye undinde gukorwa n'isoni. Kandi byatuma umuntu akorwa n'isoni ni byinshi. Mu miryango birahari, mu kazi birahari, muri bacuti bacu birahari, mu mabanke birahari. Ibyo byose byatuma dukorwa n'isoni. Reka dutere intambwe yo kwiringira Uwiteka, maze Uwiteka ahagararane natwe, niko ijambo ritubwiye, aturinde gukorwa n'isoni. Intego y'ijambo twari turi kuganiraho yavugaga ngo Uwiteka aje guhagararana n'abamwiringiye, abarinde gukorwa n'isoni. Ariko abatamwiringiye bari bukorwe n'isoni. Ariko ntitwabibifuriza nabo bihane, bacire bugufi Uwiteka, kuko icyatumye Yesu aza kwari kugira ngo twese tugire ibyiringiro, tumwizere, kandi kugira ngo tugire ubugingo kandi bube bwinshi. Buri wese yiringira Uwiteka, Imana nayo iramurinda gukorwa n'isoni. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, gendera mu ijambo ryawe urikoreremo, kandi uyu mubyeyi, uyu mupapa, uyu musore, uyu mukobwa, uyu mwana muto, Uwiteka Imana wiringiye ko wakorera mu iri jambo ukamurinda gukorwa n'isoni, ahari gutunga ibiganza by'umutima, aho uhagararane nawe, abafite imanza uhagararane nabo, abafite ibyifuzo uhagararane nabo, abafite uburwayi uhagararane nabo, ubarinde gukorwa n'isoni. Bazagushima, bazavuga imirimo n'ibitangaza wakoze, nk'uko natwe tujya tubivuga, nk'uko n'abandi tujya twumva babivuga, kubera ukuboko kwawe kwiza kwahagararanye nabo, kukabarinda gukorwa n'isoni. Urakoze, turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha yicano tuzajya tuyihuriraho, tugurana mu ijambo ry'Imana, tugirana inama mu ijambo ry'Imana, dutangana ibyifuzo. Buriya waba uri no guterera umusozi ukomeye mu buryo bw'umwuka, ari ikigeragezo gikomeye, cyangwa ari ikintu uri gusengera gikomeye, natwe waduhamagara tugafatanya tugasenga Imana, kuko turashaka kuba abanyamumaro, turashaka gufatikanya namwe, tukarandatana,
tukava mu ino si mbi tujya mu ijuru, kuko byanze bikunze uyu munsi cyangwa ejo impanda yavuga, ariko abera, abiringiye Uwiteka, abizeye, tukazamuka tukajya kuba mu rurembo rw'abera, tukabana n'iyera mu ijuru ryera, natwe turabera. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu, amen.